ndabigenza ne koko mana yanjye koko we Kigali gendwa n'abayizi koko arantubure koko yihute rwose uransanga nange ndi hano sawa karabaye iyi ni Kigali sha ni ukuri kw'Imana sinzayivamo tari kundara ndararahe koko mana ishobora byose koko se ndarara muri iri shyamba koko ubu ndararahe koko ni ukuri kw'Imana ko ndabunyiranye Kigali ni danje ni Kigali bajye bavuga koko umuntu kumana ari danye nagavuye mu cyaro da amutubure ndakanze mwereka sha hano umva bite bya birakomera isi kumbona ugenda umeze nk'umuntu warangaye ubona ko byagucanze imiziki cyangwa ntabwo wabashaka akazi da akazi nakena rwose nakena ko mbabaye akazi nuko mvuye mu giturage sibyo mvuye mu giturage nange dora nandi kubakisha hano hepfo niba ushaka akazi nta kibazo nanakavuga ko nashaka umukozi ariko ni umwana mwiza ndarezwe ni ukuri kw'Imana kuko ndubanye n'ikinyabupfura cyinshi wamvanye iyo mu rugo mu bweye ambwira ko nzamusanga i Kigali none nagize Nyabugogo anganda aho aba namubuze ni ukuri kw'Imana ubu natuze namufashije nkawe akazi uzi gutera ipasi neza ipasi ubinyigishije nabimenya ubyo natindiye mfite mu mazu menshi mfite n'amahoteli kugufasha ndikumva nakufashe rwose ntabwo akazi ubundi ushobora kwita nde numve niba kandi tunagane tunaze yewe mwita papa limi nkaba mfite ubundi kubakisha hano hirya hari urubuga ndikubakisha kudabona wavamo umuntu mwiza ntabwo akazi ariko ubwo n'uricyo nagira reka tume n'ubundi narinde kwandika document mu rugo ntabwo ubundi akazi wakabonye ndagenduzanire akabiki hariya umukasi hariya umuntu kwepfo haba butike garukana urabona ko urabona wakwihuta urabona utari kuvunika cyane amanye gufasha igikapu cya kindemereye ndagusanga hano ndi hano urabona ko akapu kanaka ihute ariko umuntu witona yihuta anuka yihuta nkunda abakozi bihuta yihuta sawa nta ntaretse mu mujyi wa Kigali aho ukuntu kinsigiye akapu naza kwamwe umuntu namuzi hakanangisha yihuta yaba arwo kiza Kigali urayimenye nyene yihuta uko n'igikapu cyanjye kirimo ibyangombwa bakijyanye rero Kigali gendwa n'abayizi ko ubu simusize hano hariya koko igikapu cyanjye kirihe muze koko harimo n'agashati kuza kwifubika nibura hano mu ishyamba hariya koko igikapu ibyangombwa byanjye si birimo karindazi kanyeneye kurara kuko naguze ngeze Nyabugogo byose arajyanye koko Mana ishobora byose ndazibandwa nziganisha Imana yanjye ngo ntumye ikaramu naho ni umutekamutwe niba abandi b'i Kigali bajya bavuga koko bagiye kukunyaga kuko betwe inkuba yagaga ndabigenza ne koko Mana yanjye koko we Kigali gendwa n'abayizi koko arantubure koko ibintu najyaga mbyumva none igikapu cyanjye ukuntu cyari gishyashya baba we kuko ndabigiye kuko iyi nkuru iwacu bazumva bazavuga ngo iki koko Yesu we kuko ndabigenza kuko imbeho y'Ikigali ndayikira koko gusa nindara muri iri shyamba kuko ndarara hehe
ndifubika iki ninjoro akadogo bafite imikide ndabona bibyenda by'ibyahi birimo ntabwo narebe kana gakapu ntabwo nza kuza kuruma makeya n'uburoso ubuze kazimborosheje kikari akagabo karagowe ahubwo nta amafaranga sha ariko mbonye akandi kagabo bagafata nako akabona ko nagatu Iwango, ngiro ibintu byakomeye. Habaye iki? Hariya. Ufite telefone, simu nifite telefone ayitira. Ari uruganda rwayitira. Bibye amatelefone yawe menshi bari bafite yo mu kazi. Kandi yari none umuntu wese uri guca afite telefone. Bari kuhita bayimwaka bakisigarana kandi wabona na facture yayo ufite. Na facture yayo ngira uri kugenda. Akurangura agafanta. Kwashaka baye. Imana ngiye kwigurira amayinite. Kuri ibintu bimeze hari ya ruguru. Uruganda rwayitera urumva baragiye barabomora biyo phone zabo. Baguze phone 600. Ibihumbi 600. Ubwo rero umuntu uri kwacha afite itera. Bari kuhita bamufata bakamufunga. Apasu wiyawe. Reka reko namwereke nagufasha umuntu na kibazo. Ina kibazo n'ubundi mugiriye inama ino gukora umuntu ushitwaye. Reka na kibazo reka muhe umwe telefone mbanyifashe. Yego. Ugende harara ruguru sino ugiye kugura miti. Niba ugiye harara ruguru wagenda ugacaho gatoya. Yenda bayigufashije hano bitugaruka. Inumara kuguza nta kibazo gurama na sense na kibazo. Nayo kwa nukuri kumara mutumye telefone yanjye nigumana. Kuko ntago kuko bana gufunga. Bari no gufata abantu uzabona waje yanyi uzi imodoka abantu beza kujyana kabaye Apasu wiyawe this. abantu beza gufunga ari What? Nukuri Imana ngo umugisha Imana gukubere karindwi. No kuri kw'Imana rwose ati no ugenda usanga ni cyane uzane ubona nangira ngo urakanda ndano guhereza n'ibihumbi 5 ahubwo nduguriza n'ibihumbi 5 ati ngire ifite ako nawe nutinde reka mbona gucaye hano sawa na yihute rwose uransanga nange ndi hano sawa karabaye